Yes guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, abari hanze y'igihugu, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi. Uyu munsi kuri Rush na Alice TV, uyu munsi ngiye muri kumwe nanjye nitwa Ngomijana Intore Mutagatifu mu kutagira amahane. Aka kanya rero tugiye aho bita kwa Rush. Nyuma twaje kumenya aho Rush ataha. Tugiye kureba noneho ndabona ari ahantu nyine ku gasozi ndahatwa. Tugiye kureba aho Rush ataha. Murabizi ko agira inda. Dore nguriye mwamubonye Kamiri nawe mu bantu bagira inzara nawe iyo ari mu rugo kabajabye. Se wibutse kuba washyiramo umunyu mwa Mwiriwe yego meze mutera sha turashima Imana mani, turashima kabisa, ibintu ni ara guys. Noneho dore Rush tumugezeho, baranatetse ibyo bintu byanyu ni mubyihorere, mungezeho se mwibutse kunyibuka ubu ngubu. Cya gihungu koko gikunda ibiryo nkuko muhora mubivuga. Urabona ibiryo ari umwanzi wabyo, si byo biryo muba muvuga. Aha, noneho ngo bimeze bite? Sha turashima Imana, urabona n'umuvandimwe Yoboro. Ubu ngubu ntabwo igihe cy'ibishyimbo bigeze mu kuri ndashonje wajya kuzana ibishyimbo. Ese wakiyakuye ukabizana mwa yakuru bizane Guys murebe Sha Mana yanjye, ubu ngubu Mana turashima Imana, nabirenze tugushima ibintu ni amahoro tu. None se abantu icyiza cyanyu maze kukibona, mwibuka mutwibuka ari uko ibihe byagiye. none se ahangaha niho uturiye nihuba? Aha niho nsigaye mba mwana, aha niho nsigaye nibera kabisa. Ego Kiramo neza utabimena. ndorera guys Gusa niba ari gufata akamamiro ukabanza ukamamagizaho sha katari bya bishimbo by'umukara guys. Ibyo bintu byihorere. None se uwo muhungu murabana se? Ariko sha ugira umwanda rero, reka nkubwire ugira umwanda. Wakafashe rushe ukagaragura. Uyu ni umukozi wanjye mwana, ni umukozi wanjye. Hayi Turi kumwe ubu ngubu. uzamurira mu nzu Murya se kwa kane kuraje. mwagize ngo burya ni buno mwa. Imana yahinduye amateka, ibintu turashima. Ibyo kurya birahari, ahubwo nawe barakwakira, turakwakira. Urabona iyi hoho yose twatetse ni hoho. Bose njyewe ntabwo bino biryo byaduhaza. Kuraho izo kamera wewe, kuraho izo kamera, ibyo biraduhaza. None se abantu bose bagize oya ako ni ibikize turaza kurya natwe. Oya murarya ko turabashitse. Ikibazo Rush wawundi ugifite inda nini niki, inda yaragabanutse. None se ko aba ngaba bari mu mubare bo. Oya ntukagire inda sha. None se bavuga ko ngo umuntu ugira inda nini atajya arenga umutaru. Jya woroshya ibintu, kugira inda siko kugira. niyo mpamvu kanze gukura. None se wiza kunyurira hano sha, wiza kunyurira. none se oya Abanyarwanda babambwira ngo iki Rush abahe ahangaha ni utuye? aha niho mba. iri vene niryo mba mu bundi. Ibi ni ibiki uyu musozi ko mbona? Iri vene nago nyiba muri ya myobo mugira ngo nanakwereka mu nzu nagaparafo n'udukaro byose biba birimo. Guys kurahizo kamera guys izi kamera z'uyu muhungu rero nago nzishaka. Nimukaze gusura abantu muzanye n'amakamera. ahubwo kamera Bari gufotora se. bari gufotora. Kuraho izo kamera. Ibi bintu rwose Abanyarwanda mugira sinjya bikunda ngewe. Tubonye twicaye imbere y'inkono ngo. Shagira se ubungubu wibutse kuba washyiramo ariko nakagikukuru mwa. Nimba washyizemo kagikukuru aho ni sawa cyane. Birashya vuba rwose. Ibyo ni fresh rwose. Ese ko mutari mwaributse kuza kudusura mwebwe bimeze bite sha? none se ahubwo abantu bari bakomeza kumbaza ngo Rush. Abo bantu bakumbaza se wambarira bakumereye ihe nkangara unzaniye. Nyine uya ngera nje kuverifyinga ngo ndeba aho utuye, ndebe ko yanda ko kari ukigira. None n'ubundi mu by'ukuri igihe cyose nugusanga ibiryo iwawe. Ubundi bro, ngiye hari ikintu namaze kubona, usibye Rush ugashyiraho nuza Nyamabondo, ugashyiraho Jessica wa Mipangu, ukaba wazana buryohe. Nitwe bantu dufite content y'uburyo kandi ya danje bro. Hamwe dutereka inkono gutya tukakubwira ati see the food bro. Iyo mvange kweri. Nicyo tukubwira rero. Urabona nje n'umujene wanjye tuba twiyegeranyije tukavuga kandi wasanga utarabikaranga ukabeshya Abanyarwanda ngo ni content. Ibyo bintu byanyu ngo ni content. Urageze ngo cyagiye tukirya ibiryo bitabamo inyanya. Kamiliyoni wanjye mu kanya arasimbuka ari yazana inyanya, surogatomu ndetse na za salisa, byose ni uruvangitiranye. Ibyo bintu ba wigira se niba bose ntabwo nsubira ku muhanda ngiye rwose nzarira. Sinda Marisa Abanyarwanda. Kamiliyoni rero arashaka kuzanegeka umuntu ngo umuvura ijisho akari guturumburira. Nibyo ndimo ndabona mwibibiye.
Kamiliyoni wanjye yaje ari wa muntu unyaganwa ariko nsigaye mbona asigaye anegeka sa ariko ibi byose bizarangira arashonje nure amaso afite se arareba nabi guys ndagira ngo mbamenyeshe ko nibitari ibi ngibi ngiye kujya nshinga icyokezo hano kinyama hano mu irivene ryanjye nintereka icyokezo hano nkatereka ibintu byose hariya sha muzongere murenze rero guys mwabibonye ko twagiye aho bita kwa Rashi 250 numwe muzi ku rubuga rwa TikTok wa mu content creator ngo ni umu content creator muri kureba ukuntu ameze ngo ni umu content creator ewa gusa bwo ibiryo byo iwe rwose ntibijya bibura nkuko content ye imeze urabona ko ewana ubwo mugize umwaka madamu wanjye yaratara na madamu ndazana nuza icya oya amasahani yarataroga ngo mbe nazana amasahani tugire gute dutegure tube twarya ariko ntabwo birashya boss ntabwo birashya nicyo kibazo ahari tuba twashonje guys murabibona mujene wanjye yansuye ni Ngoma Ijana yajeje kunsura nawe twaherukanaga kera gusa Ngoma Ijana uravana wahaze usibye no guhaga no kunyuranywa nimba ushoboye akantu ko kunywa ikintu cyose reka ntago tunywa aba diaspora bo bambwiye ngo musuhuze abantu bari muri diaspora ngo bakunda Rashi cyane abo ni abashuti banjye arabo mfite ba Manyashi bande bose ba Johnny bara bose na aba diaspora b'inshuti yanjye ba Hakimi bose nabanjye rwose azana amazi mwongera mu bose amazi se ushaka kongeramo amazi ngo tutagenda tubiriye nashakaga ko twongeramo amazi ntabwo birashya birashyushye bya dani nashakaga kongeramo amazi ntabwo birashya iyakura ahubwo iyakure uriya mungu wenda umwe yaba jya uvuga uvuye ahangaha dore kugira amagambo menshi ubu wakabaye uvuga ngo amazi ahubwo wayaza none se mugiye kongeramo amazi ko tugiye gutaha tutariye mushaka kongeramo amazi guys reka rero tubasezere bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikirana abashyitsi murabana nibihiye ariko bazagaruka ndabizi ntago wajya mu rugo rw'umuntu ugenzwa n'inda gusa buri wese aviwe yipefeye icyarya turaguherekeza uzagaruka byahiye kandi turabakunda cyane mwese ibintu nakagaruka turabakunda ciao so guys nkuko mwabibonye rero twasuye Rashi ngiye nitwa Ngoma Ijana intore mutagatifu Mungu utagira mane the perfect so noneho rero kuri YouTube channel kanda subscribe like comment ndetse ukore na share turabakunda cyane